mufite arabanyuze n'abari n'abari mu magorofa kuriya ntabihari ibanga ni kubona turuki ukuntu bimeze iriya mitingi turi mu guti gutyo ukamusanga ibibazo byabaye induru zabaye ariko mu ijuru niho iwabo wabizeye mu ijuru niho iwabo w'abakristo mu ijuru niho iwabo wabizera tuzimuka mu isi twigira iwacu aheza twubakiwe n'umukiza ndakwifuriza kuzaba muri ubwo buturo ndakwifuriza kuzaba muri iyo nzu si y'icondo ntisiva ntabwo isiva ntabwo izibamo uvuge ngo nabuze aho naniwe gukwiye nta bwiherero tuzoja muri Amerika mwakira Amerika kamona nyine nizo bifite umuro ngaho ndabifuza kuzaja mu ijuru nifuza cyane kuzaja mu ijuru nifuza cyane kuzaja mu ijuru
Hallelujah. Urugamba rw'isi rwo mwinshi
twese Imana dukomereze mu Kristo. Data mu izina ryawe Yesu, nubwo turahagana muri nzariza ngo bimwe bizaca twagezeyo cyangwa bwakwira turiyo cyangwa bwagera ku manywa cyangwa mu ijoro hagati tukajayo, kubera ko tutarabizi, kubera ko tutazaba mu isi burundu. Dukomereze ubukristo Mana, dukomereze ubugingo muri twe Mana we, komeze kuba imbere yawe, komeze gutuma dutinda imbere yawe, no kwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo tutariganwa n'uburiganya bwa Satani. Niyo mpamvu mparanira gusigira icyo Kristo yamfatiye, niyo mpamvu ngerageza kurwana amanywa n'ijoro, ni ukugira ngo ntazatakaza, ni ukugira ngo ntazatesha agaciro icyo kintu Kristo yadusize. Tugirire neza amasaha twese, abaterukiwe bakomeze, abagiye batakwa n'imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu bongere bakomereze Data Kristo. Tumere nk'aba Yozefu bagiye bihangana mu bibazo, bagiye baca ahakomeye, abagabo benshi bananiriwe, abagabo benshi batsindiwe, ariko kubera Yozefu Mana we yaratsinze. Turasaba imbabazi z'amaraso ya Yesu zoherezwe ku buzima bwacu, izo tutabashije gukora neza, ibyagiye byangirika, ibyagiye bigajuka Data. Amaraso y'Umwana w'Imana baravuze ngo abana bato n'abandikirwa ngo ntimukore icyaha, ariko ubone gukora icyaha dufite amaraso ya Yesu, dufite Kristo nk'impongano y'ibyaha byacu, gusa ibyaha byacu gusa ahubwo ari iby'abari mu isi bose. Amaraso y'Umwana w'Imana yongera tweza dutunganye, aduhindura abantu bazima, aduhindura abantu bakijijwe rwose, aduhindura abantu bafemetse, aduhindura abantu bazima, aduhindura abantu bafite icyerekezo cyo kuja mu ijuru. Turagushimye kubwo uyu munsi mwiza, turagushimye ku bwacaka watuzanye mu Mana. Nta kindi ni ukuvuga ngo bose iyo barihemwe barahugurana ngo be kugwa mu cyaha babona amahoro. Nta kindi twakomeje kuvuga, ni uguhugurana, ni ukugira ngo twese tutagwa mu byaha, kugira ngo dukomeze tugume muri ubwo bumwe bw'amahoro, ubumwe bw'ubukristo. Ngaho ganza ugire neza itorero, ugire neza amatorero yose yahuriye aha, ugire neza abasore, ugire neza abakobwa, ugire neza abagabo, ugire neza abadamu, ugire neza abana bacu batoya, bakomeze barindirwe nawe, bakomeze bagirirwe neza nawe, bakomeze bashigikirwe nawe. Urakoze Papa, haleluya Yesu, urakoze kuko uri mwiza Mana, uri mwiza ibihe n'ibihe. Mana, uri mwiza ibihe n'ibihe. Satani areke kumara uburyohe bwawe muri twe Mana, uri mwiza ibihe byose, mu bihe byiza, mu bihe bibi, mu bihe by'umwijima, mu bihe by'umuco, uri mwiza ibihe byose Papa, uri mwiza ibihe byose Papa, uri mwiza ibihe byose Papa, uri mwiza ibihe byose Papa. No mu gihe twahuze, no mu gihe twabyaye, no mu gihe tutabyaye, no mu gihe twatunze, no mu gihe tutatunze, uri mwiza ibihe byose, uri mwiza ibihe byose, uri mwiza mu bihe byinshi. Tugukomere mubashe gukora imbaraga zacu z'abayobozi. Akoze w'Imana we, Imana yo kwizerwa no kwizerwa, Imana yo Amaze
komantere kandi n'umuyobozi wanjye agomba kumuha ijana ku ijana. Twese Imana icyubahiro bwabo. Twese Imana icyubahiro. Imana imuhumugisha cyane mukubitire Imana amashyi. Amen. Tangazo mu kandi kanya mu gitondo saa 2 abazaje muri semina turajayo mu kanya muri saa 9 zirare. Hanyuma saa 9 za kumanywa tuzaba turi mu giterane hariya twahoze n'ubundi kumanywa. Abantu benshi bari hano nk'abahaba ku mugoroba. Pastor yasije mu muzera ashobora ryo kwizera numva bifite kuburemere cyane rwose hari imbaraga z'Imana ijambo. Ejo ni ikaze hariya tuzakomezanye kumva ijambo ry'Imana. Imana ibagumisha cyane. Turabashimiye. None apostle sanarushe cyane ariko twabasezera mu isi bashaka ishingiro cy'umuntu tamuka pastor tamuka bataramye. Hanyuma kimwe tubibasa Imana. Hari ikintu iminsi ntekereza nicyo yavuze apostle yavuze ngo icyo dukeneye ni umurimo muri Imana. Iminsi nibaza kugira cy'umujuse cyane nabwiye abana n'ababwira ibibazo byinshi bifite n'ingorane nyinshi zitwugarije cyane. Dukeneye ubujutse. Bwana Yesu atukuzwe. Dukeneye ubujutse kugira ngo ibintu bije mu buryo. Nta tekinike y'abantu, nta system y'abantu, nta strategy y'abantu yozana ibintu bikara ku murongo, ariko ubujutse nibuza bizatungana. Yesu Imana ishobora. Haleluya, haleluya. Nicyo kintu gikenewe cyonyine. Hanyuma ibindi byose bizakorwa. Noneho iki tugiye gusa n'abasezeye bashize. Ikiba kirekire cyane. Ariko nituragenda turaba tugenda. Nari mbonye mu kanya abantu bafashwe naribuze tubitumira. Joshua Imana igumugisha. Aguruka kofegera sente. Tugiye mu isirima pati cyo kwigana. Shira mu isirima. Hanyuma itarama mwanya mutoya narangiza usezerereho kandi ducurangire ibintu bivangavanze cyagisirima. Jewe mjaje ndasimira hali ariko abantu beko abasirimu yamapendo ariko bamwe muri bisimana ariko ndarakuzira yagiye Imana imuhumugisha rwose. Bravo. Azamuze pero mu bananezero mu bantu. Cyane. Tureke kuririmba twaba tweshize uko. Bwana sifiwe. Kandi basabe kugira ngo dukure Imana ubwatsi. Takindi kintu twotura Imana kiretse gushima Imana. Kuba amagambo abakozi b'Imana bazimisa tuzanira. Mwagize neza. Reka basabe ababishoboye abadakikiye mu verse dukure Imana ubwatsi. Hanyuma dusezera abashitsi bacu. Turanga takuririmba twaba tugenda kandi nyine mu mwanya muto y'abashitsi bacu barusha. Anaweza yote.
Igitaramo cya gatatu cyatangiye mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi. Amen. Haleluya. Amen. Atukuze. Salama. Salama. Kwa Yesu ni salama. Amen. Amen. Tugiye guhura. Natekereje ngo dusenge itorero. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nishimiye ubutumwa. Jewe narabwiye. Podemos gutekereza ko se niki nakora kugira ngo